kwirirwa mbibutsa ko abakomeje gukurikirana ibikorwa bitandukanye bya FIATECH nkomeje kubashimira. Uyu munsi rero tugiye kwigira hamwe, tugiye kureba igice cya kabiri cya Excel, nkomeza kandi nshimira abagize amakuru bampa cyangwa se komantere bashyira kuri verisiyo ya mbere cyangwa se pariti ya mbere cyangwa se igice cya mbere cya Excel cyanyuze mu Kinyarwanda, kandi nkomeza gushimira nanone abakomeje kudukurikirana. Buriya iyo mukoze subscribe, like cyangwa se mugasharinga cyangwa se mukadusigira komantere, ni inkunga ikomeye cyane kuko bidufasha gukora ibyo public ishaka cyangwa se ibikenewe. Muba mudufashije cyane rero, dukomeje kubashimira kandi nkomeza kubabwira ko rwose komantere, view zanyu, likes yanyu byose biradushimisha cyane. Hanyuma uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe izindi formule cyangwa se izindi functions zo muri Excel. Ni nyinshi, tuzagenda tugira ibyiciro bitandukanye, kandi rwose uzajya agira ikibazo runaka ku isomo ryanyuzeho, feel free, agomba kubitubwira rwose, tukaba twanarisubiramo cyangwa se tugashyiraho akandi kantu ko kugira ngo isomo ryumvikane neza. Uyu munsi tugiye kwigira hamwe aya ma functions agera kuri 5. Irya mbere ni iri ryitwa count. Iraza kudufasha, igufasha kumenya ibi bikurikira. Igufasha kumenya muri range cyangwa se mu bintu bingana gutya, cyangwa se muri cells zingahe zifite numbers cyangwa se numerical values, imibare. Tuvuge nimba mvuze ngo kuva kugera nk'aha selectinze, yo irabara ngo imenye ngo aharimo imibare ni hangahe. Hanyuma iyo bita counter cyangwa se count A, reka mbivuge gutyo, iza kudufasha, yo irareba ikamenya ngo haba harimo inyuguti, haba harimo imibare, ntago yita gutandukanya imibare na characters. Ni ukuvuga ngo iramenya ngo ese aka kazu kanditsemo ikintu, ihita ikabara. Iyo ugisibye ntikibara. Turaza kubona difference between them. Hanyuma dufite count if rero yo iraza gukoreshwa ryari. Ushobora kuvuga ngo muri uru rutonde nka kano kantu selectings hano muri percentage, ese ni hangahe harimo amanota ari hejuru yaya cyangwa ari munsi yaya. Tuvuge ufite liste y'abanyeshuri bakoze examen runaka cyangwa se y'amanota runaka, umuyobozi wawe cyangwa se undi muntu runaka arakubajije ngo ese muri urwo rutonde mu manota yo ngayo ufite cyangwa se mu madone runaka ufite, ni bangahe bafite hejuru y'iyi kondisiyo runaka y'amanota runaka, cyangwa se ni bangahe bari munsi, ni hangahe. Duva biri kumvikana. Ni ukuvuga ngo yo irabara igendeye ariko kuri kondisiyo wayihaye. Nk'ubu mvuze ngo abantu bari munsi ya 50, iraza guhita imbarira hano na selectinze, ibare uyu ni uwa mbere, uyu ni uwa kabiri, ihita imbwira ko ibonye abantu babiri. Hanyuma tukagira icyo bita concat, cyangwa se hari n'aho tuzabona iyo chapitre cyangwa se iyo part tuzayishyiraho, hari aho bakoresha concatenate. Iyi rero ikoreshwa irakenewe, muze kumfasha muyikurikire. Muri kubona nk'aha kuri liste yacu dufite first name tukagira na last name. Nk'ubu nshobora guhita nkubwira ngo nkorera column cyangwa se nkorera colonne irimo first name and last name, cyangwa se last name and first name, amazina yombi. Niba witwa Hategekimana Moni, ubwo izina ribe riri rimwe mu kazu. Mu gihe bamwe watangira uti ukabanza ukopira ukaripestinga ahantu hamwe, ukagaruka ukopira ukaripestinga ahandi. Uyu munsi rero rwose ibyo mwibazaga cyangwa se ibyabagoraga, uyu munsi tugiye kubikemura, uburyo uhita uhuza amazina. Hanyuma tukagira if functions, hano nibeshye, if functions rero, if function ni nka logical test. Ese ukavuga uti muri aba bantu wenda bafite aya manota,
ndashaka tuvuge ko ari benshi, more than 100, hejuru y'abantu 100 cyangwa igihumbi simbizi, ugashyiramo kondisiyo ivuga ngo ni bangahe bapasinze bitewe n'amanota twafatiyeho, ese ni bangahe bafeirinze. Buri muntu wa feirinze cyangwa se wapasinze ugenda umushyiriraho iki kimenyetso ndaguhereza. Ibyo tugiye kubibona byose, turagenda turahera kuri iyi percentage. Twatangiye nkomeza kubashimira abadukurikiye. Count urandika, ubu tugiye kureba ese hagati hano guturuka hano, aha ni muri D muri kuyibona, D4 niho uyu mubare 32 uri. Kutambika kuza gutya, kuza kugera hano muri I4. Tugiye kubara, ubu muri kubona ko ari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ariko tuvuge ko dufite liste y'ibintu byinshi, tuvuge ko tutabizi. Uraza wandike iko kanze ngerageze nzuminge gato kugira ngo mubirebe neza rwose. Uraza wandike iko, numara kwandika iko wandike ijambo count, wabyandika mu nyuguti ntoya cyangwa nini nta kibazo, ushyireho bracket. Twarabibonye ko uraza ugaselectinga iyo range yawe. Murabona ko ari muri D4, niho umubare wa mbere uri muri D4, uwa kabiri ukaba uri muri I4. Ngibi ufunge bracket, dukonde kuri enter. Muri kubona ko iratubwiye ngo ibonye ahantu hatandatu harimo imibare, kandi koko nibyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Niho ibashije kubona ko hari imibare. Reka tuyitestinge turebe ko ino formule ikora neza. Nk'aha hantu dufite amanota 9, reka tuhashyiremo nk'inyuguti ya A. Nidukirika ku ruhande, muri kubona ko harahita haba 5. Kubera iki? Muri twa tuzu cyangwa se twa duserire dutandatu yabonaga ko harimo imibare, ihise ibona ko kamwe kavuyemo gashyizwemo ikindi kintu itazi. Kuko iyi formule ya count yagenewe kubara ahantu hari imibare gusa. Tugaruke inyuma. Ubwo noneho turabizi ko ibindi duhita dukirikamo hano n'ubundi irahita inganya imibare. Kubera iki inganyije imibare? Buri kazu hano karimo umubare. Nk'ubu hano nshyizemo inyuguti gusa, hano nkashyiramo A, hirya nkashyiramo B, hirya nkashyiramo C, hano nkashyiramo D. Uri kubona ko imibare hano iri kugenda igabanuka, isigaranya ahantu habiri harimo imibare ari haha honyine. Ndizera muri kuhabona. Ahangaha nshyize ibara ry'umuhondo niho isigaranyemo imibare gusa. Aha naho ni nkashyira inyuguti, muri kubona ko isigaranyemo 0. Kubera icyo ari 0? Nta na hamwe guturuka gutambika hari imibare. Ndakomeza kubashimira. Hanyuma dukomeze undi kubisubinyuza inyuma. Tugiye muri formule yindi yitwa counter cyangwa se count A cyangwa se counter. Iyo twabonye ko yo irabara ahantu hari values, harimo ikintu cyanditsemo inyuguti cyangwa se umubare. Twihuse turandika equal counter, dushyireho bracket. Twabonye ko ari uguturuka muri D4 ugatambika ukaza ukagera muri I4. Ngibi ugafunga bracket, ugakanda enter. Kugira ngo urebe izindi ugakanda double cyangwa se ugakurura. Kubera iki hano hari umubare? Hari umubare 6. Nuko buri kazu hano kagiye karimo kanditsemo. Reka dufate nk'aka kazu dusibemo ikintu, tugire ikintu dusiba. Uri kubona ko ihise ihinduramo kangahe? 5. Ariko nishyiramo inyuguti 5 A ho irayibara. Uri kubibona ko hano yibaze, ariko muri count ntabwo yibaze. Kubera iki? Kizemo inyuguti hano, kandi count ibara imibare ahantu hujuje imibare ikakubwira umubare waho, ariko counter ibara ahantu hagize ikintu kirimo. Murakoze cyane. Tugeze muri formule yindi cyangwa se fonction yindi yitwa count if rero tugiye kubwira iyi Excel ya cyangwa se iyi table twakoze itubarire ahantu
umuntu yagize amanota hejuru ya 20, ni urugero. Ubwo tugiye gufata nk'uyu tumuhereze, kadumuhe nk'arindwi kugira ngo tugire ahantu habiri hatandukanye. Tugiye kureba tuti se muri aba bantu abangaba batandatu, nako uyu muntu mu manota atandatu afite ibyiciro bitandatu, ni hehe yaba yaragize amanota twe tugiye kugenderaho. Uraza wandike equal sign, wandike count if, ushyireho bracket yawe, ukurikire, uhita uvuga uti uvuga uti kuva hano mu inota rya mbere aha muri D4 kuza kugera muri I6, I4, iyo urangije ushyiraho kama cyangwa se akitso cyangwa se virigiri. Ubwo ni ukuvuga ngo tugiye kureba guhera hano kuri D4 kugera kuri I4, iyi range na selectings. Ese ugashyiraho double quotes, utudomo tubiri hejuru, ukavuga uti ni hehe muri ayo manota assume, cyangwa se tuvuge ko ntari kuyareba ngewe, ari menshi cyane, ari urutonde rw'amanota menshi, cyangwa se n'amafaranga n'urugero. Ni hehe hari amanota ari hejuru kandi ari hejuru cyangwa angana wenda na 20. Ni urugero ntanze, mfunge nshyireho twa tudomo tubiri, mfunge bracket, mpite nkanda kuri enter. Muri kubona ko iyi formule yacu ihise itubwira ngo mu rutonde wari waselectinze ari rw'urunguru nshyizemo ibara ry'umuhondo, muri kuhabona muri aya manota ivumbuye ko ahantu hatatu ariho hari amanota angana cyangwa aruta 20. Reka turebe ko ari byo. Ahambere ngaha 32, reka tugende tuhashyira ibara ry'umutuku kugira ngo mubibone. Naha ni 20 kuko ni greater than or equal. Muri kubibona? Ni biruta, araruta cyangwa arangana na 20. Naha ngaha naho ni 20, ugarabara ari muri condition. Naha ngaha ni 26, muri kubona ko ari ahantu hatatu nk'uko ibibonye. Igisubizo bindi ugakirikamo ibindi ukaboneka. Muri kubona ko nkaha bari kutubwira ngo ni ahantu hamwe harimo amanota, aruta mirongo angana na 20 cyangwa angana aruta 20. Ni aha hamwe niyo mpamvu ubona ko aha yabaze hamwe. Hanyuma rero tugeze kuri ya formule nakomeje kubabwira nziza muzakenera, iyi yitwa concat cyangwa se concatenate. Ni uguhuza, nongere mbisubiremo, ni uguhuza. Nababwiye ko nk'ubu tableau yacu ifite amazina, izina rya mbere ukwaryo, first name ukwayo na last name ukwayo, aratandukanye, ari muri table muri parties zitandukanye. Ariko njye nshaka ko iriya formule ya concat iyahuza. Tuvuge ko hari amahugurwa mujyamo, ushobora no kuba ubikeneye ushaka amazina afatanye y'umuntu ataranditse gutya. Urabigenza ute rero? Tuvuge ko wenda hano hejuru twandikeho ijambo ngo full names, beboarding. Uraza rero mukurikire, uraza ukandika ikimenyetso cyabihwanye, ukandika ijambo concat. Muri kubona ko harimo na concatenate, tuzabereka itandukaniro ryabyo. Ugafungura bracket, ukavuga uti ndashaka ko hamanza irihe zina. Ubwo twebwe tuvuge ko dushaka ko hamanza izina rya last name, kugira ngo amakristu cyangwa se amazina y'amadini, reka mbivuga gutyo, muranyihanganira, akurikireho umuntu amazina yitondekanyije habanje last name and first name. Ni ukuvuga ngo arajyaza handitse Hategekimana Amon, Ikomeze Faustin, Irinatwe Vedaste, Kamugisha Diogene, gutyo. Ubwo ndaza nkirike muri iri zina rya mbere, nkirikirikamo, muri kubona ko riri muri C4. Iyo umaze kwandika C4, ushyiramo kama cyangwa se akitso cyangwa se virgule, ugakirika ku rindi zina, ubwo ni Amon, ugafunga bracket,
ugakanda kuri enter. Kuki hajemo ikosa? Kuki hajemo ikosa? Ibyo bintu mumbwire impamvu hajemo ikosa. Noneho kugira ngo bigende neza, kanze mbereke, kugira ngo bidafatana nyine muri kubona ko byahajemo amayereri, urashyiramo akitso, ushyiremo utudomo tubiri, ushyiremo espace cyangwa se ushyiremo akanya, ushyiremo utudomo tubiri, ukurikire, ushyiremo akitso, ufunge enter, C4 concatenate, mwihangane gato, concatenate. Iyo ugeze, kanze dutangire, concatenate, ugashyiraho bracket, ukirika muri text ya mbere, bagahita bakubwira, hano barakubajije ngo ushyiramo text ya mbere, ubwo ni text ya mbere, ndashyiramo Hategekimana, ushyiremo akitso, ushyiremo utudomo tubiri turiya twa quotes, ushyiremo espace, ubwo ni ukuvuga ngo hagati y'irindi zina ni nkaho ugiye guhuza amazina atatu, ariko hagati y'irindi haraba harimo akanya. Reka mbanze mbikore katarimo. Ubwo text ya kabiri ndahita nkirike ku izina rya kabiri, riri muri B4, mfunge bracket, hande enter. Muri kubona ko aya mazina aje afatanye, Hategekimana Mone. Kubera iki? Ntabwo twashyizemo akanya hagati y'izina n'irindi. Ese akanya kajyamo gute? Urakirika hano impande y'aho izina rya mbere riri. Muri kubona ko muri C4, reka dutangire kugira ngo mubirebe neza, izina rya mbere iyo wanditse concatenate, kanze urihangana gato, concatenate, urandika equal concatenate, uyikirikemo, ushyiraho bracket, bahita bakubwira ngo enter text 1. Text 1 ubwo turashyiramo Hategekimana, ugaruke ushyireho virgule cyangwa akitso, ushyiremo utudomo tubiri, ukande kuri espace, ubwo nshyizemo umwanya hagati y'irindi zina, wongere ushyiremo utudomo tubiri, ushyireho virgule, bahite bakubwira ngo shyiramo izina rya gatatu. Ubwo aka kanya ko hagati ispoje ko cyangwa se yimaginiye ko ari izina rya kabiri, ari ikintu cya kabiri dushatse guhuza, kandi icya kabiri ni space, ni umwanya uri free, empty space. Hanyuma uze hirya muri table yawe, ukirike ku izina rya kabiri, ugaruke hano hari kwandikwa formule, wandike bracket, ukande enter. Muri kubona ko Hategekimana Moni aje harimo espace, nta kindi, urascrollinga, amazina yawe yose ahita aza. Muri kubona ko amazina aje atanduka, harimo espace. Hanyuma muri kubona ko ninkirika mu izina rimwe, hano hejuru muri kuhareba, hano hejuru, hano nselectinze, harimo formule, ntabwo ari kwizandikamo izina. Ubwo bivuze ngo ngiye gukopiya aya mazina, ndayaselectinze, nkoze kuri copy, nyikiritseho, tuvuge ko ngiye kuyapestinga hano, nkoze right click, nkorekuze kuri paste. Muri kubona ibintu bije. Ibi bintu bije ni error bibayeho, ni ukuvuga ngo Excel yabonye ko results zirimo hano zabonetse ugendeye kuri formule. Kugira ngo rero ibi bintu bipestinge, ubikopi bipestinga ahantu bigenda uko biri, urabikopiya, ujya kubikopiya, ukore right click, ni ukuvuga ngo données cyangwa se amakuru yabonetse hakoresheje formule, ashobora kuba ari amagambo cyangwa imibare. Kuyakopi ugiye kuhapestinga ahandi, izo results wabonye ugiye kuzipestinga ahandi, kirazira ntabwo ukora kuri paste bisanzwe, ahubwo ukora ku cyo bita paste special, ugahita ujya ahantu handitse ngo values, ukahakirika. Iyo ukoze kuri OK, ibintu biza uko wabikopiye. Ubu ni ukuvuga ngo iri zina noneho nindikirikaho
rijya rihita riza hano hejuru, muri kuribona ngiri hano. Ubwo nizere ko mubyumvishe. Gukopiya ibintu birimo formule, reka nongere, ugira ngo ubishyire ahandi hantu urabikopiya, ukaza ukajya aho hantu ukabikora right click, ukajya muri paste special, ukajya muri values, ukajya muri OK. Ndizera noneho bigaragara. Hanyuma tugeze kuri formule ya nyuma ya gatanu muzo nabateguriye uyu munsi, kandi nkomeza kugushimira wowe unkurikiranye. Ubaye utarakora subscribe, nagushishikariza gukora subscribe kugira ngo kuri ako kazogera uri kubonaho, kugira ngo ubutaha uko nshyizeho video ujye uyibona byihuse. If function cyangwa se logical test, ni ukuvuga ngo tugiye kurebera kuri aba bantu ngiye gushyiramo ibara ry'umuhondo. Aba ngaba dore mbashyizemo ibara ry'umuhondo. Aba bantu aya manota ku ijana tugiye kuvuga tuti rero umuntu wagize amanota 50 ku ijana hano tuvuge ko yagize pass. Undi wagize ni ukuvuga ngo 50 kuzamura ku ijana, kuzamura wese tuvuge ko yapasinze. Hanyuma utagizayo urumva ko ari munsi ya 50, guhera kuri 49 kumanura. Ubwo wo tuvuge ko iramubwira ngo wa failings. Okay. Twagiye mukurikire. Urandika ikimenyetso cya bihwanye. Urandika njye muri zoom kugira ngo mubikurikire neza. Urandika ikimenyetso cya bihwanye, kanze cya bihwanye. Wandike if, ushyireho ufungure parenthèse, uvuga uti aya manota muri kubona ko ari muri K4, uyakirikemo. Mukurikire, tugiye kugenda kuri aya manota ku ijana, ubwo uyakirikemo. Uvuga uti amanota ari muri K4, guhera kuri K4 aruta greater than cyangwa ngana na 50. Mukurikire, ubwo turavuga ko uwo muntu yapasinze. Ushyireho akitso cyangwa se virgule. Ushyiremo utudomo tubiri turiya quotes, bivuze ngo ngiye gushyiramo icyo nshaka ko machine rate detecting ikambwira. Tuvuge ko uwo muntu yapasinze, pass. Muri kureba, mfunge shyireho twatu quotes hejuru, nshyiremo akitso, bivuze ngo umuntu wese ufite amanota guhera kuri 50 kuzamura na 50 arimo, imwandikeho ko ari pass. Otherwise cyangwa se utujuje iyo condition, imubwire ko ya failings, fail. Utudomo tubiri nanone mfunge bracket. Murebe formule neza muyitegereze. If equal if bracket K4, aho ayo manota yawe ari. Twabonye ko kuba icyiza cya formule ukora formule ku kintu cya mbere, ibindi bikizana. Niba muri K4 amanota ari aruta cyangwa ngana na 50, greater than or equal to 50, ushyiremo kama, utudomo tubiri, pass. Uwo muntu ugenda umwandikaho pass, ukibuka gufunga n'utudomo tubiri, ugashyiramo akitso, muri kukabona, ugashyiramo utudomo tubiri, fail. Ubwo bivuze ngo umuntu ufite amanota guhera kuri 49 kumanura arahita yiyandikaho ijambo fail. Ku muntu wa mbere ubu murabona biragenda bite? Muri kubona ko umuntu wa mbere ari iki? Ari fail. Enter. Muri kubona ko fail rijemo hano hejuru. Bivuze ngo iki rero? Ubwo ibindi bisubizo turabikirikamo hano n'ubundi nk'ibisanzwe, double click. Muri kubona ko abantu batsinze ni abantu 2, 3, 4, 5, 6 dukurikije taburo yacu uko tuyifite. Muri kubibona buri muntu agiye afite decision ye. Ni ukuvuga ngo dushaka ko wenda dukoresha ijambo abantu bose bakunze gukoresha, tuvuge ko umuntu wenda utatsinze turamubwira ngo ni repeat. Ubwo turasubira muri formule ya mbere, tuvuge tuti umuntu watsinze turi kugendana, tumubwire ko ari promotion.
promoted, sibyo? Noneho uwatsinzwe iduhe message yuko ari repeat, repeatinze, dukande kuri enter. Noneho ubwo turakirika mu gisubizo cya mbere, dukande kuri double, kuri ka kantu. Turi kubona ko turetse tubona ko abantu ba repeatinze ari 1 2 3 4. Aba promotinzwe ni 6. 1 2 3 4 5 6. Nubareba neza abantu ba promotinzwe, dore dufate nk'uyu, uri kubona ko yujuje condition, ari hejuru ya 50. N'uyu nguyu uri munsi ari hejuru ya 50. N'uyu nguyu uri munsi yujuje 50 n'ibice bitatu, urumva condition iramufata. N'uyu nguyu afite 62. Dore ufite 40 yahise repeating ubwo. Aba babiri banyuma bafite 58 n'ibice 7, undi 51 n'ibice 9. Hanyuma rero ndakomeza kubashimira mwese mukomeje gukurikirana ibikorwa bitandukanye bya Fiatech cyangwa se bya Fiacre Technology, cyangwa se tekinoloji ikorwa na Fiacre. Ndakomeza kubashimira mbifuriza ko mugomba gukora subscribe, nako ndabibasaba, kandi mbashimira abakomeje kunyereka urukundo rutandukanye muri commentaire, mu gukora subscribe, mu kurikinga, mu gushyiraho commentaire, mu gusharinga, donc mu buryo bwinshi. Mwese nkomeje kubashimira. Hanyuma rero ndabashimiye, nakagaruka. Mwari kumwe na Fiacre, niwe ngenzi IT